nabyaye byanze bikunze nguza hejuru y'inzu nta n'umenya aho ivuye yava muri Ethiopia yava Oceania iyo batatwita tuba twarabaye abatware tuba twaratuye Yerusalemu. Njye sinjya ninjira mu ndirimbo z'abahanzi baririmba ibintu batazakora. Njye nita ku byo nkoze live tagitiment aidotantement isi bene data iradushiranye ninde wakundese keretse kibura nje umwanzi wawe nasonze umugaburire mu icyo kurya n'icyo kunywa kuko nubigenza utyo uzamurunza amakaraka ku mutwe ikibi cyo kukunesha ukunesha ikibi cyiza nshuti mwana data. Yes, iyi ni Gospel Rwanda nk'ibisanzwe, Gospel Rwanda Corner. Ikiganiro cyacu ubu ngubu ni content nshyashya tugiye kujya dukoraho ya Gospel Talks. Ubu tuvugana rero ndi kumwe n'intore, reka nyisabe ibibwire. Nitwa Ntamubano Jean Bosco wo kwa Rwabyuma wo kwa Gatwa Kandabashya umubanda w'umunyankuzo wo kwa Ruvogo wo kwa Bwimba bwa Tsoro inshuti y'abatware. Niyo mpamvu abatwaye bansuye hano ubwo ngubwo babonye yuko tutamenye kuba mu buzima bubi. Ubwo ngubwo nyine uri umwana wo mu Rukari. Navukiye mu Rukari bwami kwa Bwanakweri. Ubwo ngubwo nshobora kuba ndi nka mwishwa Bwanakweri kaci. Weruka kujya gusenga ryari? Njyewe nabonye gusenga bitakubaka umubiri kuko hari igihe uhura n'abakristo 100 cyangwa 1000 nuko bitwaje biba n'ibitabo byo mu rusengero kwa n'ukubwira mwaramutse raguma burakeye mawe. Ubu se nta kibazo mu mikoro y'igumane. Ubu tuvugane yuko abakristo bose babonye bameze gutyo. Hari abafite umuco ni 2% nibo bafite urukundo, abandi umuco barawutaye batwaye n'ifaranga. Ibyo ngibyo bituma udasubira gusenga. Kugira ngo nsenga najya nsengera mu rugo wanjye kubera nibyo binyubaka kurusha iyo ndi mu bana banjye nkabona dutujije kandi turya ibyo tutazi aho byavuye. Uwiteka ashimwe cyane. Ashimwe cyane. Ubwo se bo nabo warabaretse ntibasenga cyangwa wabaye uburenganzira ngo bajye gusenga? Kubera bakuriye mu bakristo babona batabasuhuza, nabo nta bakristo basuhuza no gusenga barabiretse kubera ubugome babona abakristo bakorera abantu batuye muri iyi si. Oya nese abakristo nibo bantu babagome batuye muri iyi si koko. Ibaze nk'icyo kibazo icara ucukumbure bitumye wicaye hano. Ceceka nkubwire ibibazo byanjye. Ubu ngubu ko ntwanye n'abakirana hepfo uransura hano mu rugo uretse mwebwe munsuye ninde ko aho kugira ngo ubane n'abakire basenga birutwa nuko wabana n'umuhovu wigendera kandi ukajya ku mazi ukamenya aho amazi yavuye. Ntago tuzamaneke nanga zacu, ntago tuzamaneke nanga zacu mu nkombe z'imisozi tugose. Abayisiraheli banze gutambira Imana yabo bica amabutayu barashima ko yageze i Yerusalemu kandi hatuwe n'ubuvefe. Niyo mpamvu twicaranye. Ese ubu ngubu kuva ngevuka sinigeze menya papa wambyaye, ibyo nabyumva umutima wanjye ugashavura. Ubuse nk'izi ntore zije kunsura
zimfumbuye mu mabati mwazishimira ikira amashyi. harya wambwiye yuko hano turi wahise gute? Muri Eden Goshen. Eden Goshen. Muri Eden Goshen. Goshen. Okay. Ya. Nese uko nta mbuto nahabonye usibye ibigori. Ibigori birahari nubwo bitarera ariko ndaje ncana umuriro. Nyine ubwo ngubwo mujajure kuko bitarera. Oya nta kibazo. Hari ikindi kibazo nenda kukubaza. Watubwiye yuko abana bawe nabo batajya gusenga kubera abakristo ubona cyangwa se iki. None ubwo ngubwo wumva amaherezo yabo ari ayahe? Kubibona umunsi umwe nagiye ku ishuri nsanga batetse igishyimbo cy'ikigogo maze inzara iranyica. Abakristo bo muri iyi minsi bameze nk'igishyimbo cy'ikigogo etc. Ariko mbaza uzanga abana bawe ntabwo uzatuma baba abakristo. Ariko njye abana banjye mfitemo umwe wiga segonderi nubwo adafite umuterankunga nizeye ariko nta kibazo turiga. Ntawamenya icyo Imana ishaka. None se izo ndirimbo ariko uri kuririmba ni izawe? Ya nyine gushishura biremewe ariko nshobora ikigugu nshobora no kugihindura. Nga turirimbire ku zawe, turirimbire izawe. Izanjye ukeneye z'Imana ariko uririmbe zazindi. Iyo batatwita tuba twarabaye abatware, tuba twaratuye Yerusalemu, yasenyutse bose babireba. Ubwo disi turabatware niba tukiri muri iyi si disi ya rurema. Ese wa musore uri kumbaza ibyo ngibyo disi ufite imyaka ingahe kugira ngo nzakubwire ibya bushima? Ngenda buri imyaka 4 ngo ngire 20. Ubwo wakuze disi kuzuka n'ugosiga. Niba papa wawe yari umutware ubwo nawe uzaba umutware. Uzatwara disi neza ntuzanduranye disi n'abantu. Ujya uharanira icyarengera bashiki bawe be kuzicurwaga shinyaguro. Ujya uharanira disi kuvugisha ukuri mu mibereho yawe. Disi nuvugisha ubugoryi isi iza kwirengana. Iyo niyo mimi uyihimbiye ahangaha. Life Tagitment, life man. Ubu ngubu ubonye nk'umuntu kujyana muri studio wakora indirimbo neza ugahita uba umuhanzi. Mfite mwishwa wanjye uri mu gihugu cya Kenya waririmbye indirimbo bita Kibebe. Tubarwanye sinzaceceka, tubarwanye uravuka iwanjye ni mwishwa wanjye. None se ni producer mu gihugu cya Kenya. Uzabona itike si kugera wayibona ndayibaza umugambi w'Imana. Ese nk'ubwo bushobozi nubwo disi turabakene, nk'ubwo bushobozi bavandimwe disi mwabukuye ko tuzi ko muri Afurika. Reka nguce mu ijambo gatoya. Nuye muhanzi uririmba gospel cyangwa se uririmba indirimbo z'Imana mu Rwanda ukunda gospel? Gospel bayita gospel. Okay, gospel. Amwita ngo iki twumva? Ya amwita ngo njye sinjya ninjira mu ndirimbo z'abahanzi baririmba ibintu batazakora. Njye nita ku byo nkoze live. Tagitment. Idotantment. Ngambwira akaririmbo kagufasha muri ubwo buryo. Indirimbo ifasha urayizi se? Nayo nzi. Nambotse bebaya namboke bindi niryo gukoraho rimwe rikaka.
uretse yuko nta bushobozi dufite ntibatwicira abakobwa beza nk'aba. Ararakaye ntabwo ndakaye urakaye namubonye akira mikoro yawe ntacyo hari umukobwa urakaye ntabwo arakaye banza umubaze niba imperuka irasohoye mbese aho ubu muriteguye iyi si bene data ntawe itahemukiye. Abagabo benshi bataye abana babo nabo bafite nabo nta bwumvikane bafite. Iyi si bene data iradushiranye ninde wakunde se keretse ikiburabwe nge ejo ntayurugo ejo bundi nuko abana nabo bakabura icyo kurya. Iyi si bene data iradushiranye ninde wakunde se keretse kiburabwe nge. akubona ubu ngubu nk'uko uririmbye imperuka ubona imperuka igeze umubano wararangiye ubuhemu bwarateye nta nshuti y'ukuri yo muri Yesu. Ese ukurikije papa wawe abantu yagiriye neza ugukunda nda muri iki gihugu ni mbarwa. sawa rero ubwo turi mbarwa nyine ariko wowe se udukunda ndabakunda twakuzaniye umukobwa ubwo ngubwo rero iyo munzaniye misi uretse yuko hajyamo ruswa w'ingo ari kwa misi mu gihugu cy'u Rwanda ariko nyine abantu b'abamamye babaye benshi barya ruswa. uriya mukobwa avamo misi ni gute uriya mukobwa twatowe mu bamisi? ese ubundi mukeneye ba misi mukeneye ababyibushye bafite amabuno manini none se ayiwe ncurire nyerejwe. nakubajije ni nk'ubu ngubu ko wari uri kuturirimbira. uramutuma imodoka ubwo mbwira uramutuma imodoka nayikoresha iki? ndamutse ngo imodoka wayikoresha wabanza ukangurira inzu aho kungurira imodoka aho wagiye iparika nyine uzabanza ugurira inzu nzabona aho mparika imodoka nabonye imodoka birumvikana. nakubazaga ni ko waturirimbiraga ku bijyanye n'imperuka ubu bibaye ngombwa yuko isi irangira aka kanya wajya mu ijuru wajya ikuzimu? njye bitewe n'uko nkundwa n'abana wakunzwe n'abana n'uteka aba yagukunda. uriya mwana uriya ni umwana uriya rwose imyaka afite nawe arankunda. iyo wakunzwe n'abana bakunzwe n'uwiteka Imana ikorera mu bana. ese igihe bagiye gusengera musengera wabonye Imana ikorera mu bantu mu bana cyane cyane. Yes coming. ubu tuvugana ni nk'abaye bantu ushimira mu buzima bwawe ugataba abantu njyewe ikintu nshimira papa ni uko yambyaye akankubita urushyi ndi umwana ambwira yuko atabyara abantu bagufi yari muremure. icyo ngicyo nicyo nshimira papa yankoreye kizima. kuki se udashimira mama wawe we kandi ari wowe? mama wanjye ari umuzigabakazi. iyo nabyaye ingwiza hejuru y'inzu uretse ko ingwe ntayihuriye n'abantu. iyo nabyaye byanze bikunze ingwiza hejuru y'inzu nta n'umenya aho ivuye. yava muri Ethiopia yava Oceania. iyo wabyaye ingwe iza hejuru y'inzu nabura amagufa bibaza umugore naza. ese ubundi ko yaduhunda buriya yagiye gutekera abana. ubwo ngubwo rero papa yankubise urushyi mfite umunsi 7 nkigera ku icyo gihe warabyumvishe we warumvaga? ariko ikibazo umva nyine ibo yabubatse banze nicyo cyavamo insanganyarukuta. yarankunze cyane nyuma ni njyewe nari nzi gushaka amafaranga kandi nkamufasha muri kimwe cyose. hari akaririmbo
wumva waturirimbira kandi ko ndi kumva nakunze ukuntu uririmba. nta kibazo niba wankunze ubwo uzakunda abatware ntabwo tukiri abatwa turi abatware. Yego ibyo ngibyo mu gihe tumaranye namaje kubimenya. wabirekodinze se? Yego. harya ya ndirimbo wari unyibukije ko gusaza imigambi yawe si nk'iy'abantu ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka habwa ikuzo mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze wemeye kuzura ndwanirira amashimwe na yawe murengeza amen. ubundi ni ukubera icyo uba wambaye gutya wambaye ibyo ntabwo bikureba. gerageza nambaye indabaga urazize? nazo nzi. Gerageza kunsobanura kuko urabona twebwe indabaga nyine uracyari umwana uzabifata undi mwanya indabaga niba utazizi uzaza ubimbaza. wakihanganye ukatubwira ko ndamutse nkubwiye byinshi wahita ufata ko buteri ugatera disaba nzibawe kandi nta ndege disi ufite imigambi yawe si nk'iy'abantu ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. uko ugiye se? ndagiye ariko ntabwo wadusobanuriye impamvu uba wambaye gutya. Ntabwo wayidusobanuriye. Ni ukubera iki wahisemo kujya wambara gutya aho kwambara imyenda yawe isanzwe ugahitamo kwambara kinyarwanda? Kinyarwanda ni umuco wa kinyarwanda. Ni umuco wa kinyarwanda. umuco wa kinyarwanda. Kera abantu babyiniraga umwami bakamutaramira bugake. ubwo ngubwo niba mutari abatware ubwo ngubwo ntimanywa muri hano ubwo namwe muri abatware nta muyobozi w'umwana ubaho. ubwo ngubwo rero tugenekereje mu byo nshaka kubabwira ndababwira kuko umuco utacitse abagifite umuco. Ase ubu tuvugana numvisha uzi indirimbo nyinshi wagiye wihimbira wagiye unahimbira aho ngaho. hari n'indirimbo yo mu gitabo wabuze yo mu gitabo ku manota za kantike do re mi fa so la si do ra si ra fa mi re do mpega kanyugunyugu kamabara mesa ichamango kaze nkagere inshuti ntakigisha kubara gusoma no kwandika nk'uko mwarimu yabikwigisheje. indirimbo ni iya kangahe ko nari nkubajije yo mu gitabo? nyine se si ku manota ukeneye wenda ukaburandi kirizani mwitunganya gaturika n'abadive abandi bose ni pomporo pomporo. ugira indirimbo y'abakatolika ndirimbira y'abagaturika enyenge negameye amizero yabibye rumurero utagereranwa umbera umutamenwa narinze ko wanyibagiwe kubera ibifuti byanjye ariko urajya nzirikana etc. indirimbo y'abadive 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 ni ukeneye ukeneye y'abadive. abadive n'abagatulika bafitanye isano. abadive n'abagatulika bafitanye isano. uza nk'indirimbo zabo zijya gusa. nizo zanditse ku manota mu gitabo cyizewe n'isi yose kuri alphabetike cyane. ubu se tuvugana ko tugiye gusoza ikiganiro cyacu.
ijambo nyamukuru nshaka kubabwira ubwo ngubwo nyine ndishimye kuba nsuwe n'urubyiruko kandi njye ndi umusaza biranshimisha cyane mu buzima bwanjye ubwo ngubwo mfatamo isomo ko kuzuka ari ugusiga ubwo ngubwo ujya uharanira kuba inyangamugayo mu byo ukora byose cyane Uwiteka ubwo akurinana n'amwazanye ati mwazanye mu bikorwa mwajemo simbizi ariko buriya hari umurongo wo muri Bibiliya uzi wo muri Bibiliya umwanzi wawe nasonze umugaburire mu icyo kurya n'icyo kunywa kuko nubigenza utyo uzaba umurunze amakara yaka ku mutwe ikibi cyo kukunesha ukunesha ikibi cyiza nshuti mwana data cyane byanditse hehe ntabwo uhibuka byanditse nyine kuba ntahazi ni uko mu Baroma okay none se mu gusoza ikiganiro cyacu wadusengera ubu urakibuka gusenga ko baba we Uwiteka Mana ikomeye Uwiteka Mana igitatu ikinyamana nijoro turagushime turagwambaje kuri umucyo uteye hano udutunguye Uwiteka Mana uduhe amahoro uturindire ababyeyi uturindire urubyaro uturindire n'abo tuzabyara mu bihe bizaza Uwiteka Mana uko warinze Meshaki na Abedenego mu itanura ryaka umuriro uko warinze Danieli mu rwobo rw'intare uko warinze Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe wari wafungwa wumva ukuntu ububabare buba burimo impungure urasize wigeze urya impungure naziriye mu rugo Uwiteka Mana ndindira urubyaro ndindira abaje kunsura ariko numvishe ngo umaze iminsi 2 muri koma wari warabaye iki iyo utamba hafi murengezi banaramanutse ngikozemo habwe kozo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze wemeye kuzura ndwanirira amashimwe n'aya murengezi gira bimwe muri bwa buhanuzi bwawe utubwira buhanuzi se Uwiteka aravuze ngo abishyize hejuru Uwiteka agiye kubacisha bugufi babe nka sheregi urayizi ni kwa gushongeje icyuma kikaba sheregi wari uzi kujya gukuramo zahabu Uwiteka abishyize hejuru agiye kubashyira hasi Uwiteka yambike urumuri ubwoko bw'i Yerusalemu butahe mu gihugu cy'u Rwanda cyane ko Imana ngo yirirwa ahandi igataha i Rwanda iyo Mana no mu Burundi ariko irahari no mu Burundi irahari baya turi abavandimwe n'ubwo dushwana hari igihe tuziyuzuza abavandimwe b'Abarundi reka nkubwire indirimbo impara zagiye gucuranga mu Burundi niba utaravuzwe si ibicuma bagucaga ahubwo n'ibanga bakugiriraga ngo wihane bahaye shari urahazi biyongereraho butamwana ngenda niba utaravuzwe si ibicuma bagucaga ahubwo n'ibanga bakugiraga ngo wihane ni gute umukristo ava mu rusengero yitwaje Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo yahita ku bantu 1000 ntajya n'uwasohoye ubwo simuri gushaka indonke mu rusengero kandi umuntu wasenye urusengero uramuzi Yesu yagiye abona bari gucuruza mu rusengero aravuga ati ibi ntabwo byashoboka Mana ati n'Uwiteka wantumye ndabisenya mu izina rya Yesu ariko ntawigeze amutera urutoki ahubwo bamugambaniye nyuma uribuka Pawulo yakana Yesu kandi anshuti magara ntunse ntabwo ari Pawulo ni Petero yihakana Yesu uracyabyiba erega ubu ngubu kubera ibyishimo biba byansaza mu mutima umva nabuze icyo mvuga
kuyaca no kwemera. uwabuze ayo ucira nuko n'ayo petero yakana yesu aramubwira ngo isake y'inkoko n'ibikakabura banyihakanye. gatatu. Barangije baramubaza ngo ese uriya mugabo uramuzi? ngo wapi ntawe nzi. ubwo ngubwo niko uzatunga amafaranga ufite ibigirwamana ukindikiye inyuma y'igipangu bizakurenda no kurindwa n'imbwa. ubu we bibaye buriya petero yabaye nk'imbwa. ubu petero iyo aba ari we petero kirya gihe ntabwo ari kumwihakana. ubu se ko nari mpfuye ntazi n'icyo nakoze, ubugira ngo njyewe amaraso yanjye wanga kumenera igihugu amaraso y'imbwa zikanywera ubuntu. ubwo uranigendeye se. turabashimiye abantu twabanye, tuzajya dukomeza tuzane n'ibindi bitandukanye.